uri mu cyo kirigisa amanya ko wari umusazi mbabara ndakwingenza please mbabarira sibyo ntabwo naje wanjye uri mu bice wamwe iyi nkuru yacu none cyo byatse uwo ni umusazi mbega ari umusazi cyakumushugunya kiramujugunya ntago najyamo murakuze matsiko urebe kwa muganga mwana cyano nawe cyano ura n'umusazi ngo n'umusazi kwa muganga mwana akurahiye cyubahe ntago byoroshye akurahiye cyubahe iyo nkuru bayivuga gute nta kintu ngena nabuze amagambo abadakurikiye mwirebere gusa abadakurikiye mwirebere bamwe baravuga isaka ngo mwana muze ngo nabese reba inkuru mamo we matsiko nshaka ko tumujyana kwa muganga zagushye ni Kigali News nitwa Cekecu matsiko mukajyana korahiye cyubaye ibintu turabyita iki nabuze titere yabyita nabuze umutwe nabiha ni ibintu ntabwo bisanzwe gusa byoroshye ko tubanya ari ibintu nawe wakoze byinshi bitakaye ko wowe byakora neza fresh nawe byakurondeye kubisobanura Yes, nise kumeza neza dukurikira mu bice bigiye bitandukanye ni Kigali News 500 ni ku Murongo TV ndizera ko amaze gukora subscribe yakishanditse na comment mu biganiro byacu bya buri munsi turi mu bice bigiye bitandukanye aho dusubira abagiye batandukanye nitwa Cekecu mugadakina n'abana ukina n'abanyana usura batandukanye mu bice bigiye bitandukanye agasabanya ngutasenya gatanga isara nguramagaye Nyuma kamera kumwe na Cyubahiro amajwi n'amashusho ariko uburyo twabonye no mukobwa kuri kamera. Ndimo namureba neza. Aho tuca hose mu mihane marabati cyo koza. 2025 none 2030. Umeze neza? Meze neza cyane. Namahoro. Namahoro. Wambaye neza. Thank you. Arabajya kujya muri comment akabati isigushishano. Oya ibyo ngibyo ni ibintu tuba tumenyereye mu buzima busanzwe nyine. Ibyo bitubicamo kenshi cyane. Yego. Ni mu kiganiro inkuru mamo y'uno munsi. Kiganiro cyatambutse twahuye n'umusore yasaze ameze nk'umuntu wacanganyukiye avuga ko amurira amafaranga. Hari umusore uzi waba bararira amafaranga? Ngewe umusore uri kumbwira nawe nzi rwose mbabarira ahubwo ibyo ngibyo nongere no kubimbwira. Ubwo icyo nicyo yarumamagariye kuza gukora hoya. Ngiye kuviremera twerekeze Gitarama aho byabereye hose. Ugiye n'umunyereka. Hoya ngiye rwose mu mbabarira ibyo by'amafaranga byo muntu ngiwe nawe umuntu uri kumbwira rwose mbabarira. Hoya nago muzi mbabarira rwose mbabarira wa mugabo we nawe. Nasoni nawe nzi nimba yarayamaye se yayamaye nyine yarayamaye ndayarye none se ubu ndayafite muzasanga ukora iki muzima busanzwe se nyine yayamaye azi ko nkora iki yayamaye ngo dushingemo business kuko namubonaga ari ikigoryi ndigendera nyine ndayakora neza ugize ngo ko yari ubujiji bwase nge burandeba nasoni we yazanye ubwenge buke mu mafaranga kandi harimo abantu bafite mu mutwe hazima ngiye rero ibyo nago byiwe bindeba reka uno munsi nitwaje n'umuvane witwa Matsiko muri no misi yararwaye ko nawe namugarukanye ariko ngo umuntu wasoze n'inshuti yawe imeze bite meze neza
ngo iki maze neza cyane uyu mukobwa uramuzi uyu mukobwa mani ngereka mubyere siyo ni umukobwa siyo ndabibona ateye neza ariko kuri njye ateye nabi nubwo ari umukobwa mugenzi wanjye ariko ateye nabi wamusuhuje se musuhuza wenda nyine reka mbyubahirize wenda kumuha agaciro sibyo ko kibuze ngaho se ni impamvu nkubwiye ngaho sibyo urumva uyu mukobwa ntabwo ari mwiza sibyo kuri njye ni sekibi ni sekibi kuko nimba inshuti yanjye magara Baringo sibyo Baringo ndamukunda cyane yaragiye arasara kubera imbwa y'umukobwa yamuriye amafaranga mwana ariko urinda uvuga ngo namuriye amafaranga nayamuriye gute wowe ajya kuyama wamuhari se akabona bakagukomesha cyangwa niba ngo kujyana muri Nyabarongo ukicwa n'uburaro bw'imbata wanyu wowe urasetsa kujyana Nyabarongo bebe abadukuriye urakabona dore nguriya uriya ni inshuti yanjye oya ntago muzi ibyo by'inshuti nawe sinkuzi n'ubwa mbere ngubonye ibyo byo kumbwira ngo namuriye nawe uzayambe ngazo ngo zaturebe urandusha se ntago ndusha tugera tuye kuri umugabo wawe ntago twaje muri ibyo uriya ni mushuti wawe wasaze mani njye bimbabaje mwana siya njye mbabaye nimba ubona umusore nkuriyo usa kuriya bro arimo kwigaragura hariya mu byatsi ariko iyo yigaraguye ndamirwa nyine yarayamaye nyine ndayarya uri kumva kandi mu kuyama yayamaye natayamusabye uri kumva neza twaguraga iki yandongoreye ubuntu karongorwa na Nyabingi cyangwa urongorwa na Nyamugiga oya ibyo nta kibazo matsi ikintu cyaje gihari urumva nuko umuhungu we yivugira yuko yashaka kumugira umugore bakabana uyu mwabana koko mugashinga urugo mukabya ahubwo ati ikibazo ni makanga ase wajye ukaturebe mwishushoje neza ni muri turebe nimba muzi shishoza neza bamukeneza atakugonga rwose uwo muntu uri kumbwira shishoza neza mutakomeza tugende dore ngo yasariye hariya bana cyarajya nabikubwiye ko bizarangira rya masasa reba yibere mu bishanga yari tumusanza turangiye uramuzi n'umuzi sishango bimeze gute bimeze gute ariko utamwegera zimurashaka iki oya ndamuzi wa mukobwa namukuzana uramuzi je ni sawa cyane jewe rero reka mubwire agomba kumpa amafaranga yanjye rero muri ibyo byose rero agomba kumpa ibiceri byanjye ngo waguze indangamirwa ariko akarakasha ibyo by'indangamirwa none se amafaranga uri kuvuga oya ayo mafaranga uri kuvuga wayamereye amena mikoro ushaka urwana buretse gato ushaka urwana wirwana wampabariye mani ushaka urwana matsi wakiza atwakizije ase wampabariye mani yawe y'umugabo kumanyoko uri mu rutse kurwana uri mu cyo kirigisa amanya ko wari umusazi mbabarira ndakwingenza please mbabarira sibyo ntabwo naje wanjye uri mu bice wamwe iyi nkuru yacu none cyo byatse uwo ni umusazi mbega ari umusazi ujya kumujugunya kiramujugunya si uri mu mirikane matsiko watura ni umuntu jewe rero reka mubwire nongeye kurwana nawe fata mikoro nongeye kurwana nese uri kumbaza iki n'amafaranga yanjye ntakindi amafaranga ni amafaranga wamaye ntabwo niburwane ntanyakora kamera byose bifate kamera nibugucike wagiye gukiza ubundi wowe
wajya gukiza amatsiko se muzanye wowe wajya gukiza amatsiko mumuterane n'amatsi matsi mumuteraniyeho nakurahiye matsi mumuteraniyeho matsi mumuteraniyeho ari mureke bikireke matsi tumujyane kwa muganga ahubwo ari igishanga wa kintu matsi kwe fata inkweto zari ntabwo ureba we matsi ari wabonye ibintu wakoze ako ntabwo ari njye wamusajije ntabwo ari njye wamusajije tonde ntabwo ari njye we matsiko matsiko arakwemeza reba nagenda bifate muhe n'ibikweto bye akiri ibikweto byawe matsiko ibi bintu kubona ni ibiki oya ibi ngibi ntabwo ari njye wamugize gutya ntabwo ari njye nimba amafaranga yiwe kandi bigendere ko mwese turwana basazi uretse gato amafaranga yawe ugomba kuyabona je bose baraniranye nimba yaraguze indaya nyine kareka sha ibyo ngibyo mu kandi waranguze warayamaye nyine urambya ni ngende ndayajyana uri kumva kandi njye sinigeze ngukunda bro iki jewe kinamara ingofero yawe cyangwa nyigufashe ariko none reba ukuntu bagize oya mbabarira mutabaze none bamvunye kujyana kwa muganga uyu muntu no kujyana kwa Mutabazi i Rwamagana koko uretse mwabyanga abakunzi ba Kigali News ibintu birakaze birakomeye nibiyanduze ibintu byakaze we cyubayo ntago najyamo murakuze urebe kwa muganga cyahano nawe cyahano uriya n'umusazi uyu n'umusazi kwa muganga akurahiye cyubahe ntago byoroshye akurahiye cyubahe iyo nkuru babivuga gute nta kintu ngena nabuze amagambo mvuga abadakurikiye mwirebere gusa abadakurikiye mwirebere bamwe baravuga ngo isaka ngo mwana muze ngo arabeshye reba inkuru mamo we matsiko nshaka ko tumujyana kwa muganga ngo natuze tugiturishe amagara muganga agiturishe amagara muganga tumujyane ariko buretse gato cyo ino nkuru narumiwe ibintu byakaze reba akora yatwendekaga matsiko wakize abantu ndakurahiye cyoye bavana abana mu nzira gusa yamufashe wanguki wanguki we matsiko wavaye n'umuntu wanga matsiko wakize umuntu we matsiko matsiko we bakurikiye Kigali News 550 ibintu ntabwo byoroshye abantu ni benshi kameramani n'abagenda bikurikirana ku murongo muravuga ngo ibiki n'ibiki buri kimwe cyose akirwa kameramani abantu bose bihorewe mwihora komeza ise gera amahoro genda bagisaza ari wowe abantu bakurahiye buracika
abakunzi bacu Matsiko nyuma yo gukubitwa ababyeyi Hey, barabyo telefone byawe. Yego ko ngo shyira akanya k'amafaranga nasho bashyize. Yes. Matsiko birangiye bigenze ukundi. Matsiko birangiye bigenze ukundi mutwihanganire mukora byagenze. Inkuru mamu yacu. Ni Kigali News 50 abaturage ni benshi. None se umukobwa ibi bintu byitikira ku maje kwa none hangana biriya nabirenze nyine n'umusazi natwe twasaze turi guhangana n'umusazi kuzira umusazi none se ubwo nasanye n'umuntu barimo baramukubita urumva ngewe ibyo bintu nyine abikunda wowe murabona n'amatsiko se yego nese amatsiko kuri birangiye umusazi abamuze nta muntu muzima urwana n'umusazi twamwigishije yabyanga murabibona kabaye cyonzi cyo araza gushya ni Kigali News nitwa Cekecu Matsiko mukajya Korahiye Cyuba ibintu turabyita iki nabuze titere yabyita nabuze umutwe nabiha ni ibintu ntago bisanzwe gusa byoroshye ko tubanya ari ibintu nawe wakoze byinshi bitakaye ko wowe byakora neza fresh nawe byakurondeye kubisobanura ntabwo amaye Korahiye ataba n'ibizibari wabonye kabaye duhunge abadukurikiye reka twara mikoro zacu duhungishe kamera duhunge reka twihungire inkuru yangerana nayo no munsi ibiro n'ishitani nta kindi kintu kibiri Cyubayo aba n'abademo reka twara mikoro zacu yego ibindi biza nyuma nta kibazo bafatisha kamera ibindi biraza nyuma urakoze cyane ibi ni ikiba gatsindwa n'Imana wakoze byinshi ko ibi umunsi byo reka dusoze muri baraheri nebe amaso gatsindwa gatsindwa dusoze yaranyishe ngongo iki ngongo iki reba mwana ngongo iki reba mwana ngongo iki baniraniye ari babi inkuru yari yiho no munsi umugore wawe mubonye inkuru mama yari yiho namubonye ariko je ntago ndi wonze indana ni gukoza kubera ibiceri byawe wamuhaye 400 none uranakubiswe ugiye kumugira umugore none inkuru mama inkuru mama zabaze nje ntago nakubitwa ma uracyamwifuza Matsiko ari inshuti ajya gutabara uri muzima none kunubaye inshuti man inshuti reka mubwire uracyamukeneye inshuti urira nayo mu bibazo ma yaje gutabara ntago ibyo byo kuntabara ntago mbyitayeho kwanyatakaga mu gihe yaje kuntabara yego kwanyatakaga mu gihe yaje kuntabara uracyamukeneye se ngiye ngomba kubaga supoma siyaka abadukurikiye mu biganiro byacu mwabonye uko bigenze mukurikiye Kigali News 50 igitarama Murongo TV turi mu ntara y'amajyepfo ibyo tubonye ntago mamanwa ntago bibaho ngiye benshi ngo mwarambuze benshi ngo mwumvise byinshi ugarukanye nkubona n'amadayimoni n'ibiki byose yewe byanze muganga akora umutabazi w'Rwamagana ni wowe ubura wenyine ibya bishobora sose ya mbaraga mfite ariko Matsiko arambabaje yaje muzima yarakize
yarakize arakubiswe aratagute none murebe nta mumotari umwemere reka zanga Imana y'u Rwanda ibyo ibyo wivuga ngo umumotari ntabwo ari bunyemere njyewe bari abantu mumva bari ahantu bari mwereke njyewe mbasigaye warakubiswe wowe uri umusomyi wambabariye wambabariye ko mbizi urambasiye twitahire ibihe byiza reka mucyure mwana mucyura nyine ihangane bibaho nyine nkoni buringo bibaho yakwica ko nangize mwana ihangane none inshuti yanjye hano wajuru muzima yego ma wowe kanyura umubebe nsanze yanarenganaga mwana mucyura matsiko we ihangane bibaho bibaho mu buzima mwaje muri bazima none dore kuri mutache mumeze bibaho